Good evening, everyone. Mwiriwe mwese. I'm so glad to see you once again through this time. Nishimiye kongera kubona namwe muri aka kanya. I can clearly see how God has blessed us with this word of God. Mbona rwose uburyo Imana duhaye umugisha binyuze muri iri jambo ry'Imana. Even though we are in this difficult situation, Nubwo turi muri ibihe bigoye, but whenever we are led by the word of God, we can get the true peace and the true hope. ariko ubwo tuyoboye ijambo ry'Imana dushobora kubona amahoro y'ukuri ndetse n'ibyiringiro by'ukuri. Even this evening, I'm sure that God is going to bless us with His word. Uyu mugoroba nabwo nizeye ko Imana iza kuduha umugisha binyuze mu ijambo ryayo. Okay, let us begin our evening session by prayer. Reka dutangire dusenga. Heavenly Father, we thank you. Data mu ijuru turagushimiye. You are Almighty God. Uri Imana ishobora byose. And your thought is different from our thought. Kandi ibyo wibwira bitandukanye n'ibyo twibwira. Therefore, most of the time we do not understand your will and your providence. Niyo mpamvu igihe cyinshi tutabasha kumenya ubushake bwawe ndetse n'umugambi wawe. You gave the promise to Joseph. Wahaye Yosefu isezerano. But after some time, Joseph was betrayed by his brothers. Nyuma y'igihe gito Yosefu yaje kugambanirwa n'abavandimwe be. And he became a slave. Nuko ahinduka umucakara. Furthermore, even he became a prisoner. Byiyongeyeho yaje kuba n'imbohe. So when we compare your promise and the situation, it was really different. Iyo tugereranyije isezerano ryawe ndetse n'ibyo wacagamo byari bitandukanye cyane. But the amazing thing is, it was very easy for you to make the Joseph, who was the prisoner, to be the overseer. Gusa igitangaje nuko byakoroheye guhindura Yosefu wari umunyururu akaza kuba umutegetsi. It was impossible in our eyes, but it was possible in your eyes. Byashobokaga mu maso yacu ariko byarashobokaga mu maso yawe. Father, I believe that you continuously work in this way in our life. Ndatanezera gukomeza gukorera nk'uko mu buzima bwacu. It was impossible for us to become holy and for us to become the righteous like God in our eyes. Mu maso yacu ntibyari kudushobokera kuba abakiranutsi tukera nk'Imana. But you made it by sending us Jesus Christ. Ariko bikoze ubwo twohererezaga Yesu Kristo. Therefore, Father, until the end of the world, we preach this gospel. Niyo mpamvu Nyagasani dukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza kugeza ku mpera y'isi. Even this evening, allow us to be fed by your word. Nimugoroba turagusabye kugira ngo twemerere tugaburirwe n'ijambo ryawe. Father, we thank you. Data turagushimye. I pray everything in the name of Jesus. Senze byose nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Okay, this evening, let us open to the book of Jonah. Kuri mugoroba reka tumbure mu gitabo cya Yona. Jonah chapter 1 from verse 1 through 5. Yona igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku gatanu. If you found it, no, let me read. Niba mwahageze reka dusome. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Haguruka ujye i Nineve wa murwa munini uwuburire ko ibyaha byawe birundanije bikagera imbere yanjye. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi, aho Uwiteka amanuka i Yopa abona inkuge i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya ku nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi aho Uwiteka. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja ibishuhe ikomeye inkuge yenda kumeneka. Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, and threw the cargo that was in the ship into the sea, to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship, had lain down, and was fast asleep. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakamira ikigirwamana cye, ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge, ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye yisinziriye. I don't know if you like fishing. Sinzira mukunda kuroba. You see that when you go fishing, you have to prepare some items, right? Iyo ujya kuroba hari ibikoresho ugomba kwitwaza. You have to prepare the string, also there must be the hook. Ugomba kwitwaza indobane ndetse n'umugozi wihambiriyeho. But one of the essential, the item that you need to prepare for the fishing is the bait.
ariko kimwe mu bintu by'ingenzi uba ugomba gutegura ni umutego wo gusukira ku ndobane. Even if you wait for the catching the fish with the hook, but without bait, you would not catch any fish. Wamanura indobane mu mazi ariko utashyizeho umutego ifi zirya, icyo gihe nta fi n'imwe waroba. But once you put this, the bait on the hook, which the fish likes, ukimara gushyiraho ibiryo ifi ikunda kuri ya ndobane, now the fish comes and bite that bait. Ifi iraza ikaruma kuri ya ndobane. Without knowing that, inside of the bait there is a hook. Itazi neza yuko kuri ya ndobane hariho umutego washyizweho. From time to time, I set a trap. Rimwe na rimwe ntabwo njya ntega imitego. Trap for what? Imitego y'iki? Trap for the rat. Imitego y'imbeba. You see that, and when I set the trap, inside of the trap, I put some like a small piece of the meat or something that the rat like. Rero iyo neze umutego wa rwagakoco icyo gihe nshyiramo nk'inyama cyangwa se akandi kantu imbeba ikunda. So when the rat smells that the food that he likes, mu gihe ya mbeba rero yihumurije ibyo kurya ikunda, they comes and eat that the food. Iraza ikarya ibyo biryo. Without knowing that is the trap. Itazi ko uwo ari umutego. And I can catch that rat. Ya mbeba akabasha kuyifata. Satan knows our weakness. Satani azi intege nke zacu. Satan is very good at setting the trap for each and every one of you. Satani umuhanga cyane mu gutega imitego kuri mwese. Even when we read the Bible, such the great the men of faith, sometimes they were deceived by Satan. Nibyo usomye usanga abantu bakomeye cyane bafite kwizera bashizwe na Satani. Satan knows what is our weaknesses. Satani azi neza intege nke zacu zacu. Therefore, Satan does not just come to us, to attack us in any places. Bituma Satani atadutera gusa uko yiboneye kose. Satan attacks us when we are weak. Satani adutera igihe dufite intege nke. Do you remember when the Satan came to tempt Jesus? This was when Jesus fasted 40 days. Satani yaje kugerageza Yesu mu gihe Yesu yaramaze iminsi 40 yirije ubusa. Because Jesus also was with his body, his flesh. Kubera ko Yesu nawe yambaye umubiri. That's why he could feel everything that we feel now. Niyo mpamvu yajyaga yiyumvamo ibyo twiyumvamo twese umunsi. I'm sure that he was very much hungry after fasting 40 days. Ndamenya neza ko nyuma yo kwiriza ubusa iminsi 40 yarashonje cyane. That is when Satan came to test Jesus. Icyo gihe Satani yaje kugira ngo agerageze Yesu. What was his first test? Ese ikigeragezo cya mbere cyari iki? Bread, right? Umutsima. Why? Because Satan knew that Jesus was hungry. Kubera ko Satani azi ko Yesu ashonje. So Jesus, he did not reply to the Satan with his own feeling or with his own idea. Yesu ntabwo yasubije Satani akurikije gusa ko yumva cyangwa se ibitekerezo bye. He replied to Satan with the written word of God. Yashubije Satani akoresheje ijambo ry'Imana ryanditse. You see that when we read Genesis chapter 3, iyo dusomye mu itangiriro ibice bitatu, it clearly showed us how sin entered the world. hatwereka neza uburyo icyaha cyinjiye mu isi. Actually, most people, they think that the reason why I become a sinner it is because I commit sin. Abantu benshi bagiye bibwira ngo ndi umunyacyaha kubera ko muri ibyaha. Therefore, most people, they try to stop sinning. Ibyo bituma abantu benshi bagerageza kureka ibyaha. But once you read the Bible closely, ariko iyo usomye Bibiliya neza witonze, you'll be able to discover that the reason why you become a sinner it is because you are born with it. uzatabura ko igituma uri umunyacyaha ukora ko wakivukanye. Romans chapter 5 verse 12 clearly says that sin entered the world. Mu Waroma ibice 5:12 aravuga ngo icyaha cyaje mu isi Through one man, Adam. binyuze mu muntu umwe Adamu. So in Genesis chapter 3 we can clearly see how this sin entered Adam's heart. Mu itangiriro ibice 3 tubona uburyo icyaha cyinjiye mu mutima wa Adamu. As you know that after God created man, God spoke to the man. Kuko mubizi Imana imaze kurema umuntu, Imana yavuganye n'umuntu. You can eat whatever fruit in this Garden of Eden, iramubwira iti wemerewe kurya imbuto zose zo muri ngobyi, but you shall not eat this fruit of knowledge of good and evil. ariko uramenye ntuzarye ku rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. If you eat this fruit, you shall surely die in that day. Kuri uwo munsi nurya kuri urwo rubuto no gupfa uzapfa. That was the word of God. Iryo ryari ijambo ry'Imana. So Adam kept this word of God in his heart. Adamu rero yibikira ijambo ry'Imana mu mutima we. After that, God also created a woman. Nyuma yaho Imana yaje kurema n'umugore. Now the serpent, which is the shadow of Satan, came to the woman. Icyo gihe inzoka yari yaje mu ishusho ya Satani yasanze umugore. But if you check when this serpent came to the woman, ugeze igihe inzoka yasangaga umugore, this serpent came to the woman when she was alone.
inzoka yasanze umugore ubwe ari wenyine. She was not together with her husband Adam. Ntabwo yari kumwe n'umugabo we Adamu. When she was alone, mu gihe ari wenyine, the serpent came and began to talk to her. inzoka yaraje itangira kuvugana nawe. Is it true that that God said that you cannot eat you cannot eat any fruit in the garden? Iti ese ni koko Imana yarababwiye ngo nimuzarye ku rubuto rwose rwo muri ngobyi? So actually, it does not make sense. Ubundi rero nta n'ishingiro bifite. But serpent, asked this question to her. Ariko rero inzoka yamubajije ikibazo. This is how the conversation between serpent and woman started. Uku niko ikiganiro hagati y'inzoka n'umuntu cyatangiye. And she replied, arangije arasubiza ati, no, that's not true. That we can eat whatever fruits. reka da ibyo si ukuri, twemerera kurya imbuto zose. But serpent, noticed that this woman, she did not know the word of God exactly. Ariko inzoka yaje kumenya neza ko umugore atazi ijambo ry'Imana neza. If you analyze the answer of this woman, uramutse usesenguye neza igisubizo cy'umugore, you can discover the three differences between the word of God that was spoken to the Adam and the answer of this woman to the serpent. ushobora gutahura ibishuko bitatu mu bisubizo umugore yahaye inzoka. I hope that you can check the three differences and also you can read the comment. niringiye ko waza kugenzura itandukaniro hagati y'ibyo umugore ashubije ndetse n'ibyari byaravuzwe hanyuma byandike. There are three differences. hariho itandukaniro n'ubwoko butatu. Anyways, this woman did not know the word of God exactly. rero umugore ntabwo yari azi ijambo ry'Imana neza. What if this woman was together with Adam? ese uyu mugore yaza kuba ari kumwe na Adamu? Adam, this woman could have asked Adam. uyu mugore yari kubaza Adamu ati, Now this serpent said that I can eat the fruit of knowledge of good and evil. inzoka yambwiye ngo nemerewe kurya ku rubuto rw'ubwenge bumenyekana icyiza n'ikibi. If I eat this fruit, I would become like God. ngo nirya kuri uru rubuto munzanira nk'Imana. Isn't it good for us to become like God? ese kuba nk'Imana si byiza? Now you see that she could have asked this question to the Adam, and Adam could have explained to her clearly the heart of God. yakaba yarabajije Adamu iki kibazo, iki gihe Adamu akamusobanurira neza umutima w'Imana. However, because she was alone, ariko bitewe ko ari wenyine, she had no one to ask. nta muntu yari afite yabaza, She just followed her thought. we yakurikiye ibitekerezo bye gusa. Probably it is good, it is okay. ahari wenda byari byiza, ntacyo byari bitwaye. So Satan, this serpent, attacked her when she was alone, when she was weak. Satani, inzoka yamuteye ubwo ari wenyine, ubwo ari umunyantege nke. After this woman took the fruit of knowledge of good and evil. wa mugore amaze kurya ku rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Now serpent did not appear to the Adam. ntabwo inzoka yigaragarije Adamu. Now serpent used this woman. inzoka yakoresheje wa mugore. Why? Because to Adam, the woman was the weakness. kubera ko umugore yari intege nke kuri Adamu. What does this mean? ni ukuvuga iki? Now you see that Adam listened to the word from God directly. Adamu yumviye ijambo rivuye ku Mana. You shall not surely die. ntugupfa ntuzapfa. But when this woman came to him after eating the fruit of knowledge of good and evil, wa mugore amaze kuza nyuma yo kurya ku rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Adam, you said that if we eat the fruit of knowledge of good and evil, we shall surely die. aramubwira ati, Adamu wavuze ko niturya kuri uru rubuto tuzapfa. But see me. ariko ndeba, I ate the fruit of knowledge of good and evil. nariye ku rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. I'm still alive. ndacyari muzima. I didn't die. sinapfuye. This is how the Satan attacked Adam. uku niko Satani yateye Adamu. Now Adam fell into the confusion. nuko Adamu aracanganyikirwa. God said that you shall surely die. Imana yavuze ngo n'ugupfa uzapfa. But the Eve, this woman, she took the fruit of knowledge of good and evil, but she did not die. ariko uyu mugore Eva yariye ku rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, ariko ntiyapfuye. Which one is right? ese ikikuri ni ikihe? But even this woman, she is from God. ariko n'uyu mugore nawe avuye ku Mana. You see that Adam also, they followed the woman. icyo gihe Adamu rero nawe yakurikiye ibyo He umugore took the avuze. fruit of knowledge of good and evil. afata rwa rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha icyiza In n'ikibi. that day, kuri uwo munsi sin entered the world. icyaha cyahereye ko cyinjira mu isi. Because of this sin, bitewe n'icyo cyaha, also death came to the world. urupfu narwo rwaje mu isi. Satan knows your weakness. Satani azi neza intege nke zawe. Judah Iscariot, he was very, very weak to the money. Yuda Iskariyota yari umunyantege nke cyane ku by'amafaranga. He loves the money. yakundaga amafaranga cyane. Therefore, Satan deceived her with the money. niyo mpamvu Satani yamushukishije amafaranga. Because of the money, because of that desire, eventually he was deceived by Satan and he betrayed Jesus Christ. bitewe n'amafaranga, bitewe n'uko kwifuza yashutswe na Satani, nuko agambanira Yesu What Kristo. about King David? nawe si umwami Dawidi we. You see that when the King David, he was in the battlefield, ubwo umwami Dawidi yari ku rugamba, he could experience the help of God. yabonye ubufasha bw'Imana. That he could always win the war.
yahoraga atsinda intambara. You know, he was able to defeat even Goliath. Yashoboye no kunesha na Goliyati. He was really powerful. Birakomeye cyane. But Ariko one day he was left at his palace. umunsi umwe yisigariye ikambere ibwami. He did not go out for the battlefield. Nuko ntiyajya ku rugamba. When he remained at his palace, Ubwo yisigariraga ikambere, Satan never missed that chance. Satani ntiyigera ahusha ayo mahirwe. Satan approached him and deceived him. Satani yaramusanze nuko aramushuka. And you know that David, you know, he was deceived by Satan and he fell into the adultery. Even in order to hide that sin, even he committed this murder. Dawidi ashukwa na Satani nuko arasambana, agerageza no guhisha icyo cyaha arica. Dear viewers, one thing that I want to tell you this evening, Ikintu nshaka kubabwira kuri uyu mugoroba, you see that Satan, you know, he is much wiser than you think. nuko Satani ari umunyabwenge cyane kurenza ibyo wibwira. You see that even though so many people they want to believe in God well. Nubwo abantu benshi bifuza kwizera Imana neza, I want to believe in God well. batigisha kwizera Imana neza. I want to, you know, I want to live following the word of God. Shaka kubaho nkurikije ijambo ry'Imana. I want to also have the strong faith. Shaka kugira kwizera gukomeye. Even though people have this kind of wish Nubwo abantu bagira icyifuzo nk'icyo, and they pour all of their energy to follow the word of God, bagakoresha imbaraga zabo zose bakurikira ijambo they ry'Imana, sacrifice themselves for the works of the God. bitangira umurimo w'Imana. But problem is they never realize how wise and how the smart the Satan is. Nyamara ntibigera bamenya uburyo Satani ari umunyabwenge. That's why Niyo mpamvu even without them knowing, they are being deceived by Satan. bashukwa na Satani nabo baba batabizi. Now, what Satan tried to do is to set a lot of traps and a lot of bait in your heart. Icyo Satani akora ni kugerageza gutega imitego myinshi mu mutima wawe. What is the purpose of this trap and this bait? Ese iyo mitego ibigamije iki? You see that these traps and baits, you know, plays a role that you know the word of God cannot settle down in your heart. Bigamije gutuma ijambo ry'Imana ridatura mu mutima wawe. You see that Satan is very cunning. Satani ni umushukanyi cyane. Therefore, Satan uses your weakness and Satan attacks that point. Niyo mpamvu Satani ahitamo intege nke zawe, izo akaba arizo yibasira. I never wanted to become a pastor. Sinigeze nifuza kuza mu pastor. Even I never dreamed of being a pastor. Nta nubwo nigeze ndota kuza mu pastor. But Ariko God changed my heart. Imana yahinduye umutima wanjye. And after I spent 1 year in Kenya, Maze umwaka umwe muri Kenya, and I was able to taste how great it is to preach the gospel. nabashije gusogongera uburyo kubwiriza ubutumwa bwiza ari ibintu bihambaye. So God gave me the heart to join the mission school, you know, to be a missionary. Imana yampaye umutima wo kujya mu ishuri rya misiyoneri kugira ngo nzabe umusiyoneri. And I received the training. Nuko ntangira guhugurwa. It was God who called me. Imana niyo yampamagaye. It means that God must be responsible for me. Bivuze ko Imana yagombaga kwirengera ibyanjye. But at the time, Satan deceived me, you know, by putting one thought. Ariko muri icyo gihe Satani yaranshutse anashyiramo igitekerezo kimwe. Now you joined the mission school. Ati dore ubu wagiye mu ishuri rya You are misiyoneri. going to become a pastor. Ubu ugiye kuzaba pasiteri. You have to be strong. Ugomba kuba uri umuntu ukomeye. You have to be spiritual. Ugomba kuba uri umunyamwuka. You have to be faithful. Ugomba kuba ufite kwizera You kwinshi. should have a strong faith. Ugomba kugira kwizera gukomeye. Now, from that moment, I focused on my works. Kuva icyo gihe natangiye gushyira umutima ku mirimo yanjye. I used my own energy. I used my own determination. Natangiye gukoresha imbaraga zanjye no kwiyemeza kwanjye. At the time, I never knew that this was wrong. Muri icyo gihe sinari nzi ko ibyo bipfuye. I never knew that this started from the distrust. Sinari nzi ko ibyo byatangiriye mu kwiyizera. Because I did not believe that God was responsible for me, therefore I tried to be responsible for myself. Kubera ko ntizeraga ko Imana yirengera ibyanjye, nagerageza kubyirengera ku giti cyanjye. I tried my best. Nakoze iyo bwabaga. The problem is what? Ariko si ikibazo ni ikindi. Even though I tried, Nubwo nagerageje, I was unable to achieve what God wants. ariko sinabashije kugera ku cyo Imana ishaka. Dear viewers, Mwese wakurikiye, if you try your best, uramutse ugerageje cyane, do you think you can achieve the righteousness of God? ese utekereza ko wagera ku gukiranuka kw'Imana? If you work hard, Uramutse ukoze cyane, do you think you can keep the law of God perfectly? utekereza ko ushobora kubahiriza amategeko y'Imana yose? If you try your best, Ukoze iyo bwabaga, do you think you can be perfect like God? ese utekereza ko waba intungane nk'Imana? It is impossible. Ntibishoboka. Bible clearly says, Bibiliya iragira iti, you are evil continually. uri mubi gusa iteka ryose. You are nothing.
ntacyo ricyo. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Umutima w'umuntu ushobora kurenza ibintu byose kandi warahindanye cyane. This first part must be clear in your heart, Igice cya mbere gikwiye gusobanuka neza mu mutima wawe, so that your heart can be ready to receive the word of God the way it is. kugira ngo umutima wabashe kwakira ijambo ry'Imana uko ryakabaye. But Satan does not want you to realize this point. Ariko Satani ntabashaka ko watahura iyi ngingo. That's why he set a lot of bait and the traps. Bituma atega imitego myinshi cyane. Why don't you try? Ati se wagerageje? If you try, you can make it. Ugerageje wabibasha. Maybe this time you failed, but Yego kuri inshuro watsinzwe, if you ariko try harder, you would make it. uramutse ugerageje kurushaho You wabigeraho. would try more. Gerageza cyane. Try harder. Gerageza kurushaho. People are being deceived by Satan with this kind of voices. Abantu bashukwa na Satani binyuze mu majwi nk'aya. The reason why people are deceived by Satan easily is because Igiterano gushukwa na Satani mu buryo bworoshye nuko his voice sounds right. ayo majwi yumvikana nk'aho ariyo. This voice of Satan sounds true. Amajwi ya Satani yumvikana nk'aho ari ukuri. Therefore, most of the people, they are deceived by Satan in this way. Bituma abantu benshi bashukwa na Satani nk'uko. Today I want to talk about this bait and the trap of Satan. Uyu munsi nshaka kuvuga kuri uyu mutego wa Satani. God clearly says that your heart is only evil continually. Imana yavuze neza ko umutima wari uri gusa kugeza iteka. How can you, being an evil person, being, only evil, become the perfect, righteous, and perfect, holy like God? Ese wowe nk'umuntu wahindanye ni gute waba umukiranutsi ugatungana nk'Imana? If you try hard, do you think you can make it? Ese ubigerageje cyane utekereza ko wabigeraho? If you try hard, do you think you can, keep the law of God perfectly? Ugerageje cyane wibwira ko kubahiriza amategeko ye yose y'Imana? Not at all. Habe na gato. You can never become holy like God with your effort, with your determination. Ntabwo wakwigirwa uwera nk'Imana binyuze mu murava wawe cyangwa se kuko wabyiyemeje. But once you exactly realize who you are through the Bible, ariko umunsi wamenye neza uriwe binyuze muri Bibiliya, which means if you receive the grace to believe in the Bible according about your true figure, bivuze ngo ugiriye ubuntu n'Imana ukizera ijambo rivuga ku ishusho yawe muri Bibiliya, that Bible which shows you your true image will also take you to the next stage, which is becoming the perfect righteous and perfect holy like God. Bibiliya ikoreka ishusho yawe iza kugena ku indi ntera yo kugira umukiranutsi umuntu wera nk'Imana. That is not your duty, that is not your work, but that is the work of God. Uwo si umurimo wawe, si inshingano zawe, ahubwo ni iz'Imana. That is the work of God. That is the responsibility of God. Uwo ni umurimo w'Imana, ni inshingano z'Imana. But ariko Satan also knows this very well. ibi Satani nawe arabizi neza cyane. That's why Satan tried to set a lot of bait, a lot of traps in front of you. Niyo mpamvu Satani agerageza gutega imitego myinshi cyane imbere yawe. Today, through the story of the Jonah, I want us to learn about this point. Uyu munsi bifuza ko twakwiga kuri iyi ngingo twifashishije inkuru ya Yona. Let us read verse 1 and 2. Kadusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire ko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Now one day the word of God came to the Jonah. Umunsi umwe ijambo ry'Imana ryasanze Yona. What was that? What was that word? Ese iryo jambo ni irihe? You go to the Nineveh, ngo ujye i Nineve, and you deliver this message of God to the people in the Nineveh. nuko abantu b'i Nineve ubagezaho ubutumwa bw'Imana. This Nineveh was the city of Assyria. Iyi Nineve wari umurwa wo mu gihugu cy'Abashuri. Actually, this Assyria, the BC 722, this Assyria destroyed Israel. Ahagana mu mwaka wa 722 mbere y'ivuka rya Yesu, iki gihugu cy'Abashuri cyateye Israeli ndetse kirahanesha. That's why actually the city of Nineveh was like the enemy to the Israel. Niyo mpamvu umurwa w'i Nineve wari nk'abanzi kuri Israeli. So Jonah, he did not want to go. Rero Yona ntiyashatse kujyayo. Why? Because the Nineveh was the enemy. Kubera ko i Nineve bari abanzi. Oh God, ati Mana, you let them perish. wabaretse bakarimbuka. You let them die. Reka bipfire. They are our enemy. Bari n'abanzi bacu. Why are you telling me to go and tell them
ese kuki umbwira ngo ninjye kubaburira? Why are you telling me to go and tell them to change their heart? I don't want to do it. Niki gituma usaba kubabwira ngo bahindure imitima yabo? Rwose sinshaka Now you kujya. see that Jonah, he had his rightful thought. Yona yari afite ibitekerezo bye by'ukuri. Hey, this Nineveh is they are our enemy. Ati abantu b'i Nineve n'abanzi bacu. Now you see that Jonah, he was with his rightful thought and he was rejecting the word of God. Murabona ko Yona yari afite ibitekerezo bye byo kwigira umunyakuri bigatuma yanga ijambo ry'Imana. Now the heart to resist the word of God arose from the heart of Jonah. Rero umutima wo kwigomeka ku ijambo ry'Imana wazamutse muri Yona. You can see the verse 3. Reka dushaka kubona umurongo wa gatatu. How at the time Satan worked. Uburyo Satani yakoze muri icyo gihe. Verse 3. Umurongo wa gatatu. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka, amanukana i Yopa abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Now you see that Satan prepared a ship going to Tarshish. Satani yateguye ubwato bwerekera i Tarushishi. In the very beginning, Satan planted the one thought in the heart of the Jonah. Bigitangira hari igitekerezo Satani yabibye mu mutima wa Yona. Now the word of God it does not make Ati sense. rwose ijambo ry'Imana nta shingiro rifite. You see that the Nineveh is your enemy. Nineve n'abanzi banyu. How can you go and tell them to change their heart? Ese wahanga ute kubabwira ngo bajye guhindura imitima yabo? You'd better tell the God that God let us destroy this the Nineveh. Byaba byiza ubw'Imana uti Imana reka turimbure abo b'i Nineve. And then now that when Jonah he got this idea that it is better to go to the Tarshish. Yona aza kugira igitekerezo kimubwira kiti byaba byiza mwigire i Tarushishi. Now so he went down to Joppa. Yaramanutse yerekeza i Yopa. He found a ship going to Tarshish. Nuko abona ubwato bwerekera i Tarushishi. Satan always prepared these kind of things. Iyo cyose Satani ategura ibintu nk'ibyo ngibyo. You see that when Jonah he found this ship going to Tarshish, ubwo nabonaga ubwato bwerekera i Tarushishi, even he did not hesitate to pay the fare. ntabwo yigeze ashidikanya kwishyura amahoro yo kujyayo. You see that Jonah he could not have even think about it. He could not have the time to think about it. Yona nagize n'akanya ko kubitekerezaho. Now you see that the ship is leaving. Iribega tugira ubwato bugiye gutsimbura. Are you going to board or not? Ese urabujyamo cyangwa ubujyamo? Come up quickly. Njyamo vuba vuba. Now you see that Jonah he could not have the time to think about the will of God or heart of God. Yona ntabwo yagize akanya ko gutekereza ku mutima w'Imana habe n'ubushake bwayo. Satan made him board this ship. Satani yatumye ajya mu bwato. And Jonah he went to the Tarshish. Nuko Yona yerekeza i Tarushishi. But the amazing thing is, gusa igitangaje nuko yes, Satan works in our life. ni koko Satani akorera mu buzima bwacu. Satan tried to tempt you. Satan tried to deceive you. Satani agerageza kugushuka. Satan tried to discourage you. Satani agerageza kuguca intege. However, nyamara we also have God in our heart. dufite n'Imana mu mitima yacu. God also is working in our life. Imana ikora no mu buzima bwacu. Even though so many people they focus on their works, they focus on their determination. Nubwo abantu benshi bita ku mirimo yabo ndetse no kwemeza kwabo. But whenever we read the Bible, uruko dusoma Bibiliya, we can find the gospel preacher like Apostle Paul, Apostle Peter, dushobora kubona abavuga ubutumwa nk'intumwa Pawulo cyangwa se intumwa Petero, who preach the gospel powerfully. babwirije ubutumwa bwiza cyane. We are not justified by our works, ntabwo dutsindishirizwa n'imirimo yacu, but by faith. ahubwo dutsindishirizwa no By kwizera. one offering, we are sanctified. Bigeze mu gitambo kimwe twarejejwe. We are not able to be justified by the law. Ntabwo twatsindishirizwa n'amategeko. However, we are justified by Jesus Christ. Cyokora cyo dutsindishirizwa na Yesu Kristo. Now we have these gospel preachers. Ubwo dufite abavuga ubutumwa. In the same way, Iki kimwe rero, God, continuously, send us the word of God. Imana ikomeza kutwoherereza ijambo ry'Imana. Why? Kuki? Because there is only one which can overcome the power of Satan in this world. Muri Isirayeli ikintu kimwe cyonyine gusa cyanesha imbaraga za Satani. But what is that? Icyo ni igiki? We can get an answer from the Matthew chapter 4, right? Dushobora kubonera igisubizo muri Matayo ibice 4. How Jesus, responded to the
the Satan. ukuntu Yesu yasubije Satani. He did not respond to the Satan with his feeling, his understanding, or his logic. Ntabwo yasubije Satani amubwira imyumvire ye, imibare ye cyangwa se imitekerereze. He responded to Satan with written word. Yasubizanyije Satani ijambo ry'Imana ryanditse. Now we have the written word. We have the Bible. Kuri ubu dufite Bibiliya, dufite ijambo ryanditse. That's why the what we have to focus on is the Bible. Niyo mpamvu icyo dukwiye kwibandaho ni Bibiliya. When we focus on the Bible, Mu gihe twibanze kuri Bibiliya, even though we are weak, nubwo turi abanyantege, but when we are covered by the Bible, ariko mu gihe dutwikiriwe na when we are Bibiliya, covered by the Word of God, mu gihe dutwikiriwe n'ijambo ry'Imana, you see that it means that we are covered by God. bivuze ko tuba dutwikiriwe n'Imana. And already Jesus defeated Satan. Yesu yamaze kunesha Satani. Therefore, by the power of Jesus Christ, also we are able to defeat Satan. Niyo mpamvu kubw'imbaraga za Yesu Kristo natwe tubasha kunesha It is Satani. impossible for us to become the perfect righteous by our effort, by our determination. Ntibyadushobokera kuba abakiranutsi b'intungane binyuze mu mbaraga n'umurava byacu. However, by believing in Jesus Christ, we are able to become perfect righteous. Cyokora cyo kubwo kwizera Yesu Kristo tubasha kuba abakiranutsi batunganye. This is what Bible says. Iki nicyo Bibiliya ivuga. Yeah, Jonah, he was deceived by Satan. Ni koko Yona yashutswe na Satani. He fell into the trap of Satan, Yaguye mu mutego wa Satani. and he went to the Tarshish. Yerekera i Tarushishi. However, Ariko starting from verse 4, we can see the works of God. guhera ku murongo wa 4 dushobora kubona umurimo w'Imana. Verse 4 and 5, we can read them. Dushobora gusoma umurongo wa 4 ndetse n'uwa 5. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, and threw the cargo that was in the ship into the sea, to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship, had lain down, and was fast asleep. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja ibishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge, ariko yo nawe yari mu nkuge hasi cyane aryamye yisinziriye. Now here we can see that God sent the wind, the great wind, the tempest. Hano turabona ko Imana yateje umuyaga mwinshi cyane haba ishuheri. Jonah, by himself, he was not able to return. Yona wenyine kubwe ntabwo yashoboraga kugaruka. By himself, he was not able to come out of that deceit of Satan. Kubwe ntabwo yashoboraga kwikura muri icyo gishuko cya Satani. But the amazing thing is, God prepared the great wind and tempest to make Jonah return to the word of God. Ariko igitangaje nuko Imana yari yateguye umuyaga ukomeye cyane ndetse n'ishuheri kugira ngo Yona agarukire Imana. You see that this is what God does in our life. Iki nicyo Imana ikorera mu buzima bwacu. Many people, they believe in their thought, they believe in their understanding. Abantu benshi bizera ibitekerezo byabo, bizera imyumvire yabo. However, Cyokora cyo you see that God has given us the word of God. Imana yaduhaye ijambo ry'Imana. God has given us the gospel preachers. Imana yaduhaye abavugabutumwa. God has given us the true church. Imana yaduhaye itorero ry'ukuri. So that you see that this word of God is being preached continually. Niyo mpamvu iri jambo ry'Imana rikomeza kubwirizwa igihe cyose. Dear viewers, how can you have faith? Mwese abakurikiye ni gute wagera kwizera? You cannot have faith without listening to the word of God. Ntabwo wagera kwizera utumvise ijambo ry'Imana. Because the Bible says faith comes by hearing. Kuko Bibiliya ivuga ko kwizera guheshwa no kumva. Therefore, when you listen to the word of God, Niyo mpamvu iyo wumvise ijambo ry'Imana, that word of God which you are hearing, it can come inside of your heart and it can come with the faith. rya jambo ry'Imana wumva ribasha kwinjira mu mutima wawe kandi rikakuremera kwizera. And the first thing that word of God does in your heart is to break your heart. Ikintu cya mbere ijambo ry'Imana rikorera mu mutima wawe ni ukumena umutima wawe. To break your rightful thought. Kumena ibitekerezo byawe by'ukuri. Now, the Jonah thought that, now I am in the ship going to the Tarshish, I'm okay, I'm fine now. Yona rero ati dore mu bwato bwerekera i Tarushishi bumeze neza. But now God sent this, the wind. Ariko icyo gihe Imana yohereje umuyaga. The ship, Jonah thought that it was good, it was okay, it was right. Now it is going to be broken. Ubwato Yona yibwiraga ko ari bwiza kandi ko ari bikwiriye bari bugiye kumeneka. Many people, they follow their rightful thought. Abantu benshi bakurikira ibitekerezo byabo bita ukuri. The way I think is right. Ati uko ntekereza ni ukuri. You see that, we have to repent diligently. Tugomba kwihana n'umwete mwinshi. We have to work hard. Tugomba gukora cyane. We have to try to keep the law. Tugomba kugerageza kubahiriza amategeko. People follow their rightful thought. Abantu bakurikira ibitekerezo byabo bita ukuri. People follow their understanding. Abantu bakurikira imyumvire yabo. But
ariko if you exactly read the Bible and listen to the Word of God, uramutse usomye Bibiliya neza ukumva ijambo ry'Imana, you can clearly see how this Word of God breaks that kind of thought. ushobora kubona neza uburyo ijambo ry'Imana risenya ibitekerezo nk'ibyo. Jesus Christ, He took all of our sins. Yesu Kristo yakwiye ibyaha byacu byose, And Jesus Christ, He was crucified at the cross. nuko abambwe ku musaraba. Jesus said, it is finished. Yesu yaragize ati birarangiye. Jesus did not lie. Yesu ntiyabeshye. God does not lie. Imana ntabwo ijya ibeshya. You see that, there is one thing that God cannot do, that is the lie. Hari ikintu kimwe Imana itakora, icyo ni ukubeshya. The Bible clearly says it is impossible for God to lie. Biravuga ngo ibyo ntibishobokera Imana ko yabeshya. That God who cannot lie, He says that it is God who justifies. Imana itajya ibeshya iravuze ngo Imana nidutsindishiriza. Hebrews chapter 10 verse 17, He says that I don't remember your sins and your lawless deeds. Uweburayo igice cya 17 bavuga ngo ibyaha byanyu n'ubugome bwanyu sinzabyibuka. God says that I don't remember your sin. Imana ivuga ngo sinibuka ibyaha byawe. But problem is, ariko ikibazo ni uko many people remember their sins abantu benshi bibuka ibyaha byabo and they try to remind God. kandi bakagerageza no kubyibutsa Imana. God, you should remember my sin. Imana ugomba kwibuka ibyaha byanyu. God, you should forgive me. Kubera ko ukwiye kumbabarira. What would God say? Ese Imana ivuga ngo iki? I have already forgiven you by sending Jesus Christ. Namaze kubabarira kukohereza Yesu Kristo. God has already forgiven you. Imana imaze kubabarira. I have already received the wages of your sin through the blood of Jesus Christ. Namaze kwakira ibihembo by'icyaha cyawe binyuze mu maraso ya Yesu. But many people, they try to remind God that they have sin in their heart. Nyamara abantu benshi bagerageza kwibutsa Imana ko bafite ibyaha mu mitima yabo. Why? Kuki? Because they do not believe that word of Jesus, word of God, and the works of Jesus Christ. Kubera ko batizera ijambo ry'Imana ndetse n'imirimo ya Yesu Kristo. Jonah, Yona, you see that when this great wind and the tempest came, ubwo umuyaga ukomeye cyane ndetse n'ishuheri byazaga. do you know what Jonah was doing? Muziki we yakoraga. He was on the lowest part and he was sleeping. Yari ari mu gice cyo hasi kandi yari yisinziriye. It clearly shows us his spiritual level. Ibi bitwereka neza ikigero cye cy'umwuka. His spiritual sense was already gone. Imyumvire y'umwuka yose yari. Amazing thing is, God never gave up. Igitangaje nuko Imana ntiyigeze iheba. God sent the tempest. Imana yohereje ishuheri. God sent the great wind. Imana yohereje umuyaga mwinshi. And God broke his rightful thought. Nuko Imana isenya ibitekerezo byita kuri. So that he can return to the word of God. Kugira ngo abashe kugarukira ijambo ry'Imana. Dear viewers, I want you to remember two things today. Yemwe abakurikiye biringe ko uyu munsi bazirikana ibintu bibiri. First one is how Satan works. Icyambere wibuke uburyo Satani akora. Satan set the bait and the traps in front of you. Satani yateze umutego imbere yawe. That is your rightful thought and that is the rightness. Ariko ibitekerezo byawe wita ukuri ari nako kwigira umunyakuri. So most of people, they follow their rightful thought, thinking that this is correct. Abantu benshi bakurikira ibitekerezo byabo bita ukuri bibwira ko ibyo ngibyo bikwiye. But actually that was not true. Nyamara ibyo si ukuri. So first thing that I want you to remember is that how Satan works. Ikintu cyambere cyo kugira ngo uzirikane ni uburyo Satani akoramo. But secondly, icya kabiri, so please remember that God never sees his job, his work for you. Ndakwinginze uzirikane ko Imana itagire ku murimo wayo igukorera. He is responsible for you. Yirengera ibyawe. Until when? Kugeza ryari? Until the end of the world. Kugeza ku mpera y'isi. Because this is his promise. Kubera ko iryo ari isezerano ryayo. I am with you. Iti ndi kumwe nawe. This is Emmanuel. Emmanuel. This evening, I hope that you remember these 2 points. Kuri mugoroba nige ko mwazirikana izi ngingo ebyiri. And I believe that that God will always stay with you and take care of you. Nizera ko iyo Mana izagumana namwe ikomeza ibiteho. For you to become the righteous, for you to become holy like God, ko umukiranutsikana nk'Imana, with your determination, with your power, that is impossible. kubwo kwemeza kwawe, bw'imbaraga zawe ibyo ntibishoboka. However, ariko with God, with the works of Jesus, kubw'Imana, kubw'imirimo ya Yesu, that is more than possible. ibyo birashoboka cyane. That's why we believe in God. Niyo mpamvu twizera Imana. We rely upon the works of Jesus. Twishingikiriza ku mirimo ya Yesu. I hope that you remember this. Birige ko ibyo bizirikana. Okay, thank you very much. I will speak up to here. Murakoze cyane ndasoreza ha. Let us pray. Dusenge.
Heavenly Father, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimira. You have given us precious evening Waduhaye umugoroba w'igiciro that we can share the word of God. aho tubasha gusangira ijambo ry'Imana. Really, Father, Satan, is like a roaring lion, to try to devour us. Data, Satani ameze nk'intare yivuga igerageza kuduconshomera. Satan knows our weakness. Satani azi intege nke zacu. But Father, we glorify you who always keeps us and protects us. Ariko data turaguhimbaje wowe uhora uturinda igihe cyose. Because of you, we are able to live the true, the Christian's life. Tubasha kubaho ubuzima bw'ukuri bwa gikristo bitewe nawe. Because you are protecting us and you are taking care of us. Kubera ko uturinda kandi ukatwitaho. May you bless all viewers Kumugisha abakurikiye bose so that they can continuously establish the word of God in their heart. kugira ngo bakomeze bimike ijambo ry'Imana mu mitima yabo. May you also protect them from any kind of disease Unabarinde indwara iyo ari yo yose so that they can also serve you with the healthy body. bizatuma bagukorera bafite amagara meza. Father, we thank you. Data turagushimira. I pray everything in the name of Jesus. Dusenze byose nise mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yeah, thank you very much. Murakoze cyane. And see you tomorrow. Na hejo.